ibyari inzozi kuri mwe dore Imana irabikoze nanjye narose urugo rwanyu rutemba urukundo mukikirwe na bungu n'akobwa rugendwa izo narose we zibaye impamo dore zibaye impamo umunezero Imana yacu irakomeye twese turishimye dore we biranesheje ibyiza Imana ikora imbere yawe reka marayika bo kujuma bihuruke bane natwe maze mwami dusenge mwami wowe pasiteri wabara imbere mwami ashyingira mwami mu bukwe dusenge nimba zimuririmbirirwa ahantu dusenge ijambo ryawe rivuga dusenge gahunda zose kugira ngo mwami ziyoborwe nawe tuzi gusiza imbere kugira ngo wari uyobora ntabure umwana w'umuntu aho ngaho uri ugaragara wenyine kandi mwami no ku musozo tukomeze kwishimana nawe urakoze ko byose ubikora ku bwawe Yesu amen.
Yesu ashimwe. Abafatanyiriza gushimira Imana iduhaye uyu mwanya mwiza wo kugira ngo dukurikirane amasezerano hagati ya Muragijimana Samuel na Franziza Rwetia, kandi mbere y'uko tuza kwakirana mureke twishimire Imana dukoma amashyi tuzabe n'umuntu wabishoboye. Ubukwe buhuza imiryango, kandi kuko umuntu atakubonye mu birori nk'ibi ngibi yakoze ikosa, nawe utamubonye wakwibaza ibintu byinshi cyane. Niyo mpamvu rero kuri ubu bukwe kugira ngo twakirane mu buryo hari bumeze gutya, reka tumaze kwakira ab'itorero ba hano ku Buhinga bahaguruke. Hari korali, hari n'abandi babarurirwa no ku Buhinga nabo twakakira, cyangwa se twiyereka abashyitsi kugira ngo baze kubona ababakiriye. Korali bahaguruke, n'abandi bari aha ngaha babarurirwa aha ngaha kuri itorero. Yego rwose uraterana kuri ya kabiri gatatu. Ariko twagiye dushimira kugira amashyi. Abana bahe umugisha. Nabonye rero mbere yuko twakira abashyitsi, reka twakire ababyeyi ba Muragijimana ndetse na Franziza wabonye umureba azanye n'ukuri n'abaturanga ngo mu mpande zombi, ababyeyi mu mpande zombi bahaguruka, haba ku ruhande rwa Rwetia, haba ku ruhande rwa Samuel. Yesu ashimwe. Abashyitsi mwese ije muri ubu bukwe. Kugira ngo abashyitsi bose babe mu myanya bagomba kubaho. Ndobo hari pare na marene nabo bahaguruka bagasuhuza ab'itorero. Amen. Nimuhaguruke mwese twakirane. Nubwo muri hano mu kanyobo y'abana b'Imana wicaranye n'umushyitsi utagaragaza kumwifuriza umugisha muri inzu y'Imana, kuko twaje gukurikirana amasezerano ya Rwetia na Samuel, ariko turi mu nzu y'Imana nasobanukiwe neza ko iyo twahabaye neza tuhavana umugisha. Nuko rero reka tubikore ku kabiri gatatu. Murakaza neza bene data, Imana ibahe imigisha hamwe natwe, turabishimiye kandi turabakunda. Amen. Nuko rero mwifurize umugisha w'Imana. Reka tuvuge bitatu. Igice cya mbere ni ukuranga abagiye kugirana amasezerano. Ndagira ngo abe icyo banzirizaho sabe Muragijimana Samuel na Franziza Rwetia bakurikiraho bari, kugira ngo tubarange ku nshuro ya gatatu kuko gahunda y'itorero ADEPR y'igihugu cy'u Rwanda yabigennye. Na abagabo rero uyu musore ni Muragijimana Samuel muramuzi,
itorero rya Buhinga, umukobwa nawe uramuzi ni Francis Ketia, nawe abarurirwa kuri itorero rya Buhinga. Bagihagaze hano tubishimire Imana kuba babonetse kuri iki cyicaro. Ntacyo babona cyatuma tutabasezeranye. Impamvu yatuma badasezerana Yego, hari icyaba gihari. ntacyo. Dushimire Imana tuyikomere amashyi. Ababyeyi rero ko bamaze kubyemeza, reka mbaze n'ab'itorero. Hari igihe hari ibyo ababyeyi batamenya, ariko ahangaha hari abafite amakuru agiye kugirana na Francis Ketia. Uwaba ufite impamvu nawe yagaragarisha gushyira ikiganza cy'iburyo hejuru tukamutega amatwi, noneho twasanga ari impamvu twashingiraho ntabwo twabasezeranya, babanza kumenya neza iyo mpamvu. Twasanga idahari nabwo wa muntu twamufata nk'umunyakinyoma cyangwa ushaka kuvangavanga. Ubwo rero reka turebe niba hari umuntu waba ufite impamvu. Ndabona ari ntayo nkurikije ko amaso yanjye ari kunyereka. Yego rwose dukomere Imana amashyi n'impundu. Natwe rero ku ruhande rw'itorero, ibyo Samuel na Ketia bagombaga itorero barabitunganije. Umva rero natwe turi abahamya nk'uko aya masezerano hagati ya Ketia na Samuel bayagirana. Mureke tubishimire Imana. Murazifata, ariko niba mutanasizanye muratega amatwi kugira ngo igitabo cy'Itangiriro igice cya 2:9 umurongo wa 14 baza gusoma kandi urwandiko Pawulo yandikiye Abefeso igice cya 5 umurongo wa 22 n'umurongo wa 25. Tuza kurangiza turaza guhugurana umwanya mutoya kuri iri jambo turaba dusomye, noneho tuze gukomerezaho umuhango wo gukurikirana aya masezerano Samuel agiye kugirana na Ketia. Reka dusome izina rya Yesu Kristo. Aho mu Itangiriro igice cya 2 umurongo wa 18 uravuga ngo kandi Uwiteka Imana iravuga iti si byiza ko uyu muntu aba wenyine, reka muremere umufasha umukwiriye. Umurongo wa 21 uragira uti Uwiteka Imana isinziriza uwo muntu utijura, arasinzira akuramo urubavu rumwe ihasubiza inyama. Urwo rubavu Uwiteka Imana yakuye muri uwo muntu iruhindura umugore imushyira uwo muntu. Aravuga ati iyo ni igufa ryo ku magufwa yanjye, ni akara ko mu mara yanjye, azitwa umugore kuko yakuwe mu mugabo. Umurongo wa 24 nicyo gituma umuntu azasiga se na nyina akabana n'umugore we akaramata, bombi bakaba umuntu umwe. Imana itugirire neza. Soma aho nari mbabwiye mu gitabo cy'Imigani igice cya 19 umurongo wa 14, aho hari ijambo ry'Imana rigira riti urugo n'amatungo umuntu abiragwa n'ababyeyi be, ariko umugore witonda amuhabwa n'Uwiteka. Imana itugirire neza. Badusome hariya nari mbabwiye n'ubundi mu rwandiko Pawulo yandikiye Abefeso igice cya 5 umurongo wa 22, aho hari ijambo ngira ngo dusome ririmo impuguro z'abagabo n'abagore. Umurongo wa 22 w'icyo gice cya 5 haravuga ngo bagore
mugandukire abagabo banyu nk'uko mugandukira umwami wacu, kuko umugabo ari we mutwe w'umugore, nk'uko Kristo ari umutwe w'itorero, ari ryo mubiri we, ni nawe mukiza waryo. Umurongo wa 25, bagabo mukunda abagore banyu nk'uko Kristo yakunze itorero akaryitangira, ngo aryeze amaze kuryogesha amazi n'ijambo rye, aryishyire rifite ubwiza, ridafite ikiziga cyangwa umunkanyari cyangwa ikintu cyose gisa gityo, ahubwo ribe ryera ridafite inenge. Uko niko abagabo bakwiriye gukunda abagore babo uko imibiri yabo, ukunda umugore we aba yikunda, kuko ari nta muntu wakwanga umubiri we, ahubwo yawugaburira akawukuyakuya. Imana yacu itugirire neza. Mwakire neza ijambo ry'Imana. Urumva imico y'umwe imico y'undi biratandukanye, kugira ngo rero bizahuze 100% byoroshye. Niyo mpamvu narivuze ngo iyi mpano yitwa kwihangana, umugabo agomba kuba ayifite, umugore agomba kuba ayifite. Iyo rero wemeye kugirana amasezerano n'umugore, ukemera kugirana amasezerano n'umugabo, uba wemeye amafuti ye yose. Urabyumva? Nusanga arara yicaye uzabyemera. Niko bimeze. Amafuti ye yose uba yemeye. Niba hari ibyiza umusanganye ukabyemera, niba hari ibibi umusanganye ukabyemera, ukagenda mwikosora buhoro buhoro. Iri sezerano ntimugire ngo ni isezerano ryoshye. Harimo ababivamo rero mu mezi 2, harimo ababivamo mu myaka 2, ariko bakaba birengagije ko barahiriye imbere y'Imana n'imbere y'itorero n'imbere y'imiryango. Hari igihe tujya tubabwira ngo ntabwo babura kugerwaho n'urubanza, igihe cyose baba baciye ukubiri n'indahiro barahiye, kandi ubwo niko kuri. Urakoze cyane. Nagira ngo mbabwire ko urugo ni ishuri. Abangaba inyigisho barazize kandi ziko bazifashe neza. Ni ishuri ritarangira, ni ishuri umuntu ahabwa seritifika ari uko bamaze gushinga ko hagati katambitse n'akahagaritse hahandi, niho seritifika iboneka. Kuko uyu munsi ntabwo wabwira ngo wubatse urugo neza, ushobora kwishimira ko rwubatse neza, ariko ejo tukabonamo amadefa. Niyo mpamvu rero uyu munsi ntabwo naguha seritifika, nanjye ntabwo bayimpa, kuko sindagera ku musozo. Abasigaye rero nibo basigara bavuga bati yararwubatse neza. Niyo mpamvu rero tugomba gukomeza kunoza no kubaha amasezerano, ni kuvuga abubatse ingo. Noneho rero aba bagiye kuzubaka amasezerano nayo bakayiha agaciro kayo. Abakobwa n'abasore bazakora amahitamo ejo bundi bakayahitamo badashingiye ku kindi, ahubwo bashingiye ku rukundo, kugira ngo urwo rugo ruzakomere. Nimwakire neza iri jambo ry'Imana. Urakoze cyane. Ni kugira ngo dusenge, ariko icyo tugiye kubwira Imana ni uko tugiye gusabira izi ngo zimaze igihe zubatse n'urwange rurimo. Niko bimeze, kugira ngo amasezerano twasezeranye abasore n'abakobwa bari uri kugisha imitima, ese ko runaka ari kundangira, ko runaka ndangira, se byemere oya byange. Ubundi rero wibariza Imana ngo ese njyewe urugo rwanjye nakora amahitamo kugira ngo Kristo arushyigikire. Nicyo tugiye kubwira Imana. Mureke dusenge mu izina rya Yesu Kristo. Nyagasani Mana yacu, turagushimiye cyane kuri mwiza, tugushimiye kandi kubera mwiza bagutegereje bose, tugushimiye umwanya mwiza uduhaye, kandi buri kimwe cyose ukagenda neza. Igihe uzagaruka kujyana itorero ukazasanga turi mu mwanya ukwiriye. Bisabye Imana mu izina rya Yesu Kristo umwami wacu, amen. Amen. Imana rero Yohana Yesu Kristo yigishije gushyingirwa kutarimo ubutane kandi kutarimo kwahukana hagati y'umugabo n'umugore. Muragije Imana Samweli imbere y'Imana ishobora byose z'umutima wawe, imbere
imbere y'itorero ryayo n'imiryango yanyu ndakubaza wowe Muragijimana Samuel wemeye kubana n'ubuzima mubyaye cyangwa mutabyaye, mu bukire cyangwa mu bukene, uzakomeza kumubera umwizerwa udateshutse ku nshingano zawe. Uzabana akaramata kugeza ubwo muzatandukanywa n'urupfu cyangwa Yesu Kristo agarutse kujyana itorero rye ryera. Uraza gushyira ikiganza cy'iburyo hejuru, noneho rero utanga igisubizo. Niba ubyemera uragira uti ndabyemeye, niba utabyemera ntabwo turabyumva mu gisubizo uratanga. Imana amashyi. Ahereze Ketia indangururamajwi nawe yumva igisubizo atanga ku kibazo ugiye kumubaza imbere y'Imana ishobora byose n'imbere y'imiryango yanyu, imbere y'itorero ryayo. Ndakubaza wowe Francis Ketia wemeye kubana n'uyu Muragijimana Samuel ngo kubera umugabo mushyingiranywe mu itorero, uzabana nawe mu rukundo umugandukira ukurikije itegeko ry'Imana, haba mu mubabaro cyangwa mu munezero, arwaye cyangwa ari muzima, mubyaye cyangwa mutabyaye, mu bukire cyangwa mu bukene. Uzakomeza kumubera umwizerwa udateshutse ku nshingano zawe. Uzabana akaramata kugeza ubwo muzatandukanywa n'urupfu cyangwa Yesu Kristo agarutse kujyana itorero rye ryera. Nawe urabihamirisha kuzamura ikiganza cy'iburyo, noneho uze gusubiza uti ndabyemeye niba ubyemera, noneho niba utabyemera nabyo turaza kubyumva mu gisubizo ugiye gutanga. Komera Imana amashyi. Murakoze cyane. Hari igihe hari Samuel yavuga atari ku bundi ko bamuzanye bamutwikiriye, ubundi nabwirwa n'iki ko ari we. Kurahira indahiro ya yindi rero ikubiye muri aya masezerano babwiye ikomeye, nibabanze bayitekerezeho, bumva idashoboka bambwira bati burekeyeho. Murumva ishoboka? Uracyakomeje? Murabyemera? Na Ketia yavuze ngo ndavana atanu n'ukuri n'umudasenga. Noneho reka mbaze Muragijimana Samuel, wabashije yasubije yemeye, agiye gushyira ikiganza cy'iburyo hejuru. Rero arahire indahiro ikomeye. Reka rero washyize ikiganza cy'iburyo hejuru. Yewe Muragijimana Samuel nsezeranye ndi imbere y'Imana n'itorero ryayo ko nemeye kujyana uyu Francis Ketia ngo mbere umugore dushyingiranywe mu itorero. Nzabana nawe nkurikije itegeko ry'Imana. Nzamukunda yaba ari muzima cyangwa arwaye, tubyaye cyangwa tutabyaye, mu bukire cyangwa mu bukene, mu byago cyangwa mu munezero. Nzakomeza kuba umwizerwa ntateshutse ku nshingano zanjye.
inshingano zanjye. sinzigera nifuza abandi bagore. Sinzigera nifuza abandi bagore. Tuzabana akaramata Tuzabana akaramata kugeza ubwo tuzatandukanywa n'urupfu, kugeza ubwo tuzatandukanywa n'urupfu, cyangwa Yesu Kristo cyangwa Yesu Kristo agarutse kujyana itorero rye ryera. agarutse kujyana itorero rye ryera. Imana izabifashemo. Imana izabifasha. Sezeranye ndi imbere y'Imana n'itorero ryayo ko nemeye kujyana n'uyu wambere umugabo dushyingiranywe mu itorero. Nzabana nawe nkurikije itegeko ry'Imana, nzamugandukira yaba ari muzima cyangwa arwaye, tubyaye cyangwa tutabyaye, mu bukire cyangwa mu bukene, mu byago cyangwa mu munezero. Nzakomeza kuba umwizerwa ntateshutse ku nshingano zanjye. Sinzigera nifuza abandi bagabo. Tuzabana akaramata kugeza ubwo tuzatandukanywa n'urupfu, cyangwa Yesu Kristo agarutse kujyana itorero rye ryera. Imana izabifashemo. Buri isezerano cyangwa indahiro irakomeye, baze Kristo abataragaruka. Kandi umuntu ashobora no gupfa ahagaze niko ijambo ry'Imana ritubwira. Ariko abangaba bazirinde kunyura muri iryo sezerano, bategereze ko Kristo agira gute bagaruka. Noneho rero ntawe utabigeze. Niyo mpamvu rero banyuze hano kugira ngo umugisha nabo bawusabire. Bagiye gukomeza rero gushimangira urukundo rwabo umuntu. Noneho rero ishushanya k'ukunda isezeranye ku bana baramata, kandi ko umubonye wamushakaga rwose, kandi ko munasezeranye mu buryo bwa gikristu. Impeta isobanura ibintu nk'ibyo ngibyo, ariko kandi ntabwo wakwambika umuntu impeta utamukunda. Niyo mpamvu rero impeta ari ikimenyetso gikomeye. Ibihehe izo mu biganza by'umutambyi zihesheje umugisha, bagiye kuzambikana rero. Uragije Imana yambike imfura nziza impeta y'urukundo. Yewe Uragije Imana Samuel mwambitse impeta y'urukundo, gusezeranya ko kwegurira ibyanjye byose, gusezeranya ko kwegurira ibyanjye byose, bihamije mu izina rya Data twese, bihamije mu izina rya Data twese, Umwana n'Umwuka wera. Umwana n'Umwuka wera. Amen. Imfura nziza Ketia nawe yambika Uragije Imana Samuel impeta, mwambitse impeta y'urukundo, dusezeranya ko kwegurira ibyanjye byose, bihamije mu izina rya Data wa twese, bihamije mu izina rya Data wa twese n'Umwana n'Umwuka wera. Amen. Yegerane cyane kugira ngo muze kujya mwumva ibyo mwavuga. N'ubu wavuze ikintu kitari cyo biragoye. Niko bimeze. Wavuze ikintu kitari cyo biragoye ibyo si. Numva wavuze ikintu kitari cyo nanjye cyari cyashakaga. Mwebwe mubemereye kuganira igihe turi gusenga. Muhaguruke rero, muhaguruke, muhaguruke. Noneho duhisha abana bacu umugisha. Noneho rero
bo nabemereye kuganira ariko babwira Imana icyo bifuza mu rugo rwabo. Reka tubikore mu izina rya Yesu Kristo, kandi umugisha baje bashakira mu nzu y'Imana bawutahane kandi uzabumweho n'iteka ryose. Amen. Nyagasani Mana yacu, turagushimiye cyane ko uri mwiza, gushimiye kandi kubera mwiza bagutegereje bose. Gushimiye ko Ndagijimana Samuel na Efrazi Ketia bageze hano mu nzu yawe kugira ngo baheshe umugisha n'abatambyi. Ndasengeye Bwana Mugabo wahabwa ubwenge bwo kuyobora urugo kandi ahabwe buri kimwe cyose cyatuma urugo rutera imbere. Ndasengeye umubyeyi wahabwa ubwenge bwo kuba muri uru rugo neza kandi ibyo baganiriyeho byose nanjye ndahire indahiro njyewe Pasiteri Gakuru Iniere ububasha mpabwa n'Imana n'itorero rya ADEPR ry'u Rwanda, nemeza ko uyu munsi Ndagijimana Samuel abaye umugabo wa Efrazi Ketia na Efrazi Ketia abaye umugore wa Ndagijimana Samuel. Nuko Imana ateranije hamwe n'akagira igitandukanye. Uwiteka amahe umugisha, Uwiteka amurikishirize mu maso he, Uwiteka abagirire neza, Uwiteka abarebe neza, Uwiteka abaha amahoro. Mu izina ry'Imana Data n'Umwana n'Umwuka Wera. Amen.
rero twabonye muri giteraniro uzadusuhurize abandi mwasize ubwo turabigaragarisha ikiganza abantu bo ku buhinga mugire gutya kugira ngo abashyitsi bazadusuhurize bene data. ubwo rero nimuhaguruke dusenge abaririmbyi baza kutuyobora muri iyo ndirimbo natwe tugana hariya ku marembo. Nuko nimugenewe nahaguruka kuko turaba turi kwitegura guhita twabanye natwe kuva twatera ibirenge byacu hano mu nzu yawe. Tugushimiye abashyitsi beza b'umugisha waduhaye, tugushimiye iki gikorwa gisoje umuhango wera wo gusezeranya umuragije Imana Samuel na Efuraziza Ketia kubera ko bakandagije ibirenge byabo mu nzu yawe. Tubisabye Imana mu izina rya Yesu Kristo umwami wacu n'umukiza. Amen. Amen. Ibyari inzozi kuri umwe uyu munsi bibaye impamo. Imana ishimwe y'ibikoze. Tubasabiye ko girisha n'ihirwe ibijyaga bizahore bisendereye. Abashyitsi babasuye babagirire umugisha. Tubasabiye ko girisha n'ihirwe ibijyaga bizahore bisendereye. Abashyitsi babasuye babagirire umugisha. Umushinga mutangimani wawe hafi uzahura n'ibyiza n'ibibi, ariko mujye mutabaza Imana mu gihe mutewe. Isaba ababugufi ibakomeze. Muzayinabeho nakabusa isaba bafi. Tubasabiye ko
bisendereye abashyitsi babasuye babagirire umugisha tubasabiye ko girisha n'ihirwe ibigega bizahore bisendereye abashyitsi babasuye babagirire umugisha mugabo iyo n'Imana uhawe narugira uzirinde icya mubabaza ugore nawe n'Imana uhawe zamwubahe musenyere umugozi umwe Imana izabagirire neza muzabona abana muzabatoze kubaha Imana tubasariye ko girisha n'ihirwe ibigega bizahore bisendereye abashyitsi babasuye babagirire umugisha tubasariye ko girisha n'ihirwe ibigega bizahore bisendereye abashyitsi babasuye babagirire umugisha tubasariye ko girisha n'ihirwe gahunda zose tubanza tuzice badushoboje akaturinda kuba tumwe tugeze amagingo y'abwari turamo urutoki wafurawe turamo urutoki bajyaho bagiye bataje turamo urutoki mwafurawe dutaramanya bamubaye ingaruka zitari z'akazi mwazurutsa ndetse nabo twese uri mu ijuru turagushimiye kubw'umuteguro wawe mwiza ubwo wateguraga ko muri uyu muryango ndetse kuri iyi tariki tuzaba turi mu birori by'abana bacu habwa icyubahiro wagize neza ubwo warize imiryango ku mpande zombi urinda umukwe urinda umugeni kuva ubwo twatangiraga ibi birori kugeza ku musozo wabyo uri kumwe natwe mu izina rya Yesu tubyambaje urakoze Ketia kabiri gatatu runage bare
bamwe bazakwitaga ahangaha turatamira umuntu murakoze cyane iyo amazina yawe atandukanye ndetse n'umutungo n'inyotse reka rero mumenyere aka kabindi keza k'amabondo muri nateguye uko muzikiriye nyota kuko kuri iyi furi itari gikora ubwo nakubwira ngo jateme warashobora jateme basi murakoze cyane gikurikira ibirori iyo yarabyize umubona muri rya shuri yego rwose kiramweho mikoro kiramweho mikoro Keti ya mumushwekereze uyu munsi yabaye umwamikazi kandi mu muryango iwacu no muta bashyikirize ndimu bashyikirize nabone rero twagiye kwa kuri twabyitoje mu itorero twagiye abo bahereza nyamune mujye mushima ab'iburyo tubahe twagiye ab'iburyo tubahe ab'ibumoso tubahe n'abandi mwese muri hotel ngaho enjoy yourself ubuzima bwacu hirya hariya amarere nawe hano ikoresha imoso uko niko imana yabigiye Adamu na Eva umugore mu rubavu w'umugabo imoso bwe aho utyo atereka ngo nguhate mukunzi mwiza Ketiya nzaguha nguhate amata magumya atemba itoto umugore ntahabwa ari mwesamo bagera umuhe rwose gatatu gafite isobanuro utyo urakoze cyane nanone Ketiya nawe hakuno ngo pono hakurya ngo po reka nguhe nguhate amaboko rugana zikuza cy'umunihiro mugabo mwiza imana yanyihereye Samweli mugabo hashya niba muhari mwe wongera umuhe muhe kibi nuko umuhati nawe kandi uwo muco ndawongera urakoze cyane nanone rero niba karazimye 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 akandi barabishobye rwose yije korogoshora rwose kore mwiyo miyuzi ibintu bigere neza si tuzafatikanya gutya ukiza umusore arabucumbira ukiza ubukuma akabucumbira uyu mutsima twavusya siruko tuzima ntacyo bitwaye niba biryoho Samuel stop Samuel kirazira ko uzajya mwima abashyitsi ujye kubanza abashyitsi uyu mushyitsi ni umuntu ukomeye cyane ngo kurisha ku mbuto utaherukaga ugomba kubanza ukamuzibana tubahereza ab'iburyo duhereze n'ab'ibumoso ubana n'umucuruzi nawe rero ubugari munezero ubuzima reka nguhe kubuhate bw'ingabo neza urakoze cyane wakwiye amashyi kandi tubaha agaciro mukwiye ntabwo mwanyuze mu cyaha tumuyibuke zobandi imiryango ku mpande zombi muhesha agaciro babambera amashyi iryo tegeko rya esiporo barakoze cyane ngaho rero n'igihugu cyacu umuryango mugari ku mpande zombi inshuti z'imiryango ndabasuhuje abagira bati salamu alaikum abagira ati Yesu akuzwe abagira ati maranata barasubiza ngo Yesu azaza noneho ku isonga ukwemera kwacu kuri ku isonga abagira bati Yesu ashimwe bene data Yesu ashimwe bene data aleluya ko mutishimye n'imbeho mbwira mugenzi wawe ngo gira ubukwe bwiza kandi ugira amahoro y'Imana twifurije kugira ubukwe bwiza rusakaro twica kugame ngo rutwirukane kuba zambaye amaraba aho umusore mu gitaramo cy'indatsi rw'abahizi urudatezuka ku rugamba ngaba umukristo wa Kristo cy'umuryango twamutakura kandi bikarengera imbaga aho umusizi budasesereza abashimi Imana Jeune Mire François je moke wa Jabo rukigero w'igikete aho nuko ndi ibindi birambuye akagaruka data rero ntore y'intajurwa ntore ku ruhendo rw'iwacu kuko iki gikorwa tugezeho ntabwo twakishoboje Imana cyadushoboje dutanga amashyi tuyaha Imana twishimira ko yadushoboje kugeza amagingo aya ijoro byagezeho babyumvise ndore y'intoranywa rero burya bwugira uwasanga imisango ndore y'iwacu Rikiye Umukiza Eraste
mugira uwo asanga igisabo ngaho usugira usaga usukanure udusangiza akagusabye gusaba k'umutima uruhanga rutajogwa uri ntore y'intoranwa waciye amaraka ariko iriya mfura nasone ryagucikishije ingoro mwataramye by'umuco tuguhaye umwanya rero ugejeje umaze tukwakira mu gitaramo na none ayo mashara yatubera umubyeyi nawe nanjye ayiruza gusahira aza kumvira ibigoye ugira ikibazo akaze ko mu busumari murakoze murakagira imana nari tumwe rw'abanyarwanda impamvu zo gushima mfite ni nyinshi ubwo mwantoranyaga kugira ngo ngane umuryango wa Nkundimana wakirwa umuryango wacu nari nifite icyizere ariko namwe usanga muracyifitiye nagize ihirwe rero ngendana n'Imana ubuhake bwanjye burakirwa kandi nacyo gituma umunsi twakoze igitaramo kingana gutya ubwo numvaga bo ku marembo bambwira ko hari abashyitsi batugannye namenye ko ari Nasoni ubusanzwe arabugura amarembo bakanigeza n'abashyitsi mu cyicaro ariko nateye intambwe nsanganira itsinda rizanye na Nasoni kugira ngo tumwereke kandi tumugaragaze koko ko ubutumire bwacu twamuhaye bwo kugira ngo aze kugira igitaramo nk'umubyeyi wacu twari tubifiteho ku mutima kandi tuha agaciro gakomeye mwarakoze rero kuntuma Imana ibaha umugisha kandi nanjye muwusabe no kwiga igitekerezo ariko kimeze nk'inzoka iri mu murizo twatangiye mu biganza by'ababyeyi tuzasoreza mu by'abana bacu ubwo rero ngeze igihe nanjye cyo kuba nagushwekera nka data nyemera twakize simvuga ngo bimeze bite uko wanduye niko nabigenje tuvayo ndetse tugusaba ko tuzanywa n'imbere y'Imana kugira ngo abana bacu bahabwe umugisha n'Imana ntabwo watugoye ibyo twagusaba byose urabyemeraga byagaragara ko mu by'ukuri wari ufite ikibazo kandi kiremereye uyu munsi rero nk'uko twe twabisenya ku itariki 6 z'ukwezi kwa kabiri turahura kugira ngo turangize dusozanye amasezerano twagiranye uyu munsi umuryango wa Nkundimana Yohani kera hari amakosa abantu bakoraga bakabazana nijoro bakabashyira bakigendera bajya mu gitondo ugasanga aho bagiye kureba burya si we bakubaye ariko ubu ngubu u Rwanda rwacu rurasobanutse ubu ntabwo byashoboka urafasha rero kwakira Ketia waje usaba hanyuma rwose ndamukuzaniye ku mugaragaro kugira ngo ubundi umwakire niba ubona ari we rero urabimbwira ngo ari gukomeza n'irindi jambo ariko kandi umuhungu wanjye we arambarije inshuti mu muryango twarambarije sinjyeho kureba rero ko ubona gusabye wazaniye dore ko abakobwa b'umuryango wawe bose urabemera ahubwo Samweli nanyemerere umuhungu wanjye kugira ngo mbere umuhamya nyawe nimba ryo kandi ntabwo biri buce kure ndabona uhindukirane n'uwo muri kumwe murebana ibikurikira birambe ikimenyetso gihamye yuko kuko uwo baduhekeye ari we waje kurangamiza umuryango wa Nkundimana amashyimeshi urakoze cyane uranyemera ko ijambo ryo kwakira ubutumwa bwa kabiri bufitiye bwa Rayon Sport ku mugaragaro iminani ya Ketia uyu munsi ndaje nguzaniye kuri uyu munsi naje nguzaniye muri itariki ya 6 ngo twasezeranye muri izo ngingo z'ingenzi maze kumbwira ibyo kuvuga byo ni byinshi dufite igihe twatarama agati katubika ariko igihe ntacyo kubera ko cyadusize birumvikana ariko nagira ngo rwose nongere mbikuri ku mutima gushimire ko twagiye tuganira kandi dusezeraniye akaba duhurira za kuri uyu munsi akaba rero tugiye kugera ku musozo w'ubukwe bwacu nta kibazo twagira bisigaye ndagushimiye tugira Imana n'abagenzi bacu amasaha yacu yo gutanga n'ingabo tugatangira ikintu cyo kwakira umukazana muranyemere kandi abana bacu nabo bari mu byerekezo bw'inanga bazimaremo zose ubundi tuganire nta bindi bintu twumva navanemo zose rwose namaremo
muranyemerere rero nasoni mbere yuko twakira umukazana ku mugaragaro kuko umuhungu wacu we yamaze kumushima bigaragaza n'ikimenyetso mu ruhame rwa bose. Reka gushimira nanjye mu ruhame rw'abantu ko uhamije neza ibihe byose twahuye tuganira kuri uru rugendo rugenda rugana ku musozo, kandi atari nawo musozo warwo koko wa nyuma, kubera ko ubwo nazaga gusaba irembo nazaga mperekejwe na bakeya muri twebwe. Ubwo nazaga gusaba umugeni ku mugaragaro nari kumwe n'itsinda rihagije ariko kandi ritari umuryango wose. Ndagushimiye ko uhamije ko ubutumwa bwose bampaye mwabwakiriye, nibongere nabo bamfashe tugushimire ko uhamije ukuri muri bose. Ariko ndagira ngo hameze kuje kubera n'ubundi by'umubyeyi kandi by'ababyeyi. Ntekereza ko hari n'akarusho kagiye kubaho, twakubyariye n'umuraza. Icyo mama we ntabwo yari kugishobora, ubwo tugiye kuba ababyeyi bawe kandi bamuganisha mu cyiciro gikomeye cyane. Nyemera wongere umwengere wishime utuma arikoze kubyara umuraza. Umusore wacu tugufitiye icyizere, sitwe twenyine n'Imana yakigufitiye. Ndahamiriza imbere ya Nasoni ko umuhungu wacu azakubera umukwe mwiza, kandi ndanabihamya ko mu by'ukuri nanjye nanezerewe kandi nishimye, kandi ndagira ngo nanjye nkore ku muryango wantumaga kugira ngo duhure tuganire hanyuma tunoze ibi ngibi. Ndagira ngo nsabe rero nkunda Imana arengere hanyuma agusuhuze ndetse na mukecuru. Rero niba n'umwaka urebe neza rwose haba mu buzima aho mahoro ari hose, wamenya ko uyu nguyu ari umuntu ukomeye cyane. Ndagira ngo nsabe rero abarumuna ba Nkundimana na bashiki be bose bari hano aho bicaye bahagurukiye kuko nzi ko bahari. Barumuna be wabivuze, ndagira ngo nkwereke muri rusange umuryango naje kuzaniye abantu bose turi kumanga. Ni umuryango wa Nkundimana Yohani kandi ni umuryango wawe. Ni ukuvuga ngo ubwo tumaze guhuza urugwiro tugiye kuba umuryango umwe, ubarebe kandi wongere ubabire. Mujye mubasabe umuryango mugari, mujye muhaguruke ku cyicaro ryanyu muri, hanyuma mufashe muzamure ikiganza musuhuze musaza Erasto kugira ngo yongere umuryango wacu umuzemere mwakiriye. waje kare atahabo. Ndagira ngo kumenyeshe ko mu kanya iyo njya ntabwo ari hafi, urabizi, uraza kubona nkubwiye ngo bayi, ariko nijya kugenda kubwira murakoze. Yego nawe kandi mubanze ya kabiri gusa. Reka nsabe uriya musaza w'amagambo adatinze muri byinshi yageze Nkundimana hano, ndetse murambabarire ndabakundira mwafiteka yose mvuga izina ryawe. Anyegereza Samuel na Peti ya hafi, ubundi tubashimire mu ruhame rw'ababyeyi bacu, kandi rwose nta ikindi murenzaho kindi cyo gusigiriza, ahubwo nibaze kugira ngo Nasoni ari aha ngaha, ababyeyi bari aha ngaha. Twavuze kare ko dufite impamvu eshatu zo gutarama y'amagambo. Hari abana bacu batsinze igitego cyo kuba bavuye ku rugamba. Nta rugamba rwabo, saba impande zose gutanga impano ntibisabwe n'umusangiza w'amagambo, ahubwo bibe bityo. Kandi nongere basabe noneho n'ubwanjye umuntu wese utanga impano kumubera Samweli ntabwo byemewe. Igihe mwageze aho umugore w'umunyarwanda yaciye mu ntazi bahiza kubanya amahirwe, ntimukirwe mujya kure hirya no hino, muzafate umusambi ukuba kabiri yabyiciye abakobwa ba kera, urebe hejuru uriya mugabo mubanze gusenga. Nimumara gusenga izamanuka ku bagerwaho. Icyo giye gutuma mukobanya amahembe kimuzaba mukiyakomanyije, ahubwo kizaba igisubizo.
ko nta gace ka mbere kabiri imitungo yo gatsindwa ntabwo ari mibi ni myiza ariko ntibikabatanga ibitekerezo by'ibintu turabikunda n'ibyo ariko ntibikabatanga dore uwakwita birenge ku rwego akaba wamufata agakwima amahoro ntacyo byamara usanga nicyo byamara leta nicyo byamara amahoro yaraharanirwa buri wese yubahiriza za nshingano ze karibu rero abatanga impano ni karibu abona bataraza reka nshyira kwa gatatu abona bataraza nta mwanya nkoresheje nabi nibaze bazana izo mpano ababyeyi bwo ku mpande zombi babanze abashyitsi bacu ndabona bagiye nabo bazana izo mpano n'ababyeyi ku ruhande rwa Samuel aka gatatu Samuel na Keti ya rimwe turimo twese yumvaga iri ahantu turabifuriza kubaka urugo abuzukuru urubyiruko n'ubuvivure bakazadukorera mu gace ko nta gace kamwe akosorejeho Samuel na Keti gusengera ni byiza ariko gusengera cyane bigasenya urugo murakoze murakagira imana tugomba karibu batanga impano dawe tabara ntabwo twabara kugura uruhembe kuko bagusabye ku mutima rwose reka tugure uruhembe murakoze ntajyaba umwanya wo kunywa abana impano kubera ko twishimiye cyangwa yibona rero tubahe impano ibaruwa ibikorwa byinshi umubyeyi ntabara nyarutsa ko numva amashyi yarubye mwapfura kapata ya kabiri izamini ubusama kapata kane ntabara ati mwana wanjye Samuel ntabwo nabahari mwe ibiryo by'imvange shire hasi nta kibazo abakunda kubyita ibyo biryo ngo nizanamo jya mbere mutuze twumva ijambo ry'umubyeyi n'abashyikirije niba bari kwakira ibyo ni aha rero hari igikoresho ibyo twese duhuriraho yifuje nabo kubaha igikoresho kugira ngo igikoresho n'icyo bahita babyaza umusaruro bidateze barahita bagikoresha umuhanzi baramufungura burundu ntabwo wayigisha umusaruro w'akabo ajya kwifungire yifuje no kubaha itungo ry'inka gutyo ayo maki ntabwo akwiye ntabaragiye hirya uraza kuturebera uwangabiye inka tunyarutsa umubyeyi nanone mama wa Samuel mbaye mikorofone tumwumve ariko tunyarutsa nyabune dukoresha igihe neza amasaha aragana kuba yaragabu Samuel umwana wanjye w'umuhererezi umwana wanjye yaranyimbaze twabanye neza ntitwabanye nabi kandi tuzagomba kubana ariko nifuje kubona impano ya mbere na mbere y'ijambo ry'Imana n'ubu umukazana wanjye azi kuririmba neza bajya basoma ijambo ry'Imana ubundi banaririmba iyo niyo mpano ya mbere kubera ko ibintu byose n'ibyo dufite twabimeze kubera ko twubaha Imana
iyo foto kandi mujye mumwenyura ndabona akamwenyu kuri iyo foto rero nta foto nta cyabaye ati baracyari aho babaye bahate nuko rwose ariko sinabaha ijambo ry'Imana gusa bahaye n'ibyo kurya ndetse n'ibyo kunywa byose barasa murakoze cyane fotografi iyo foto nanone ku rundi ruhande ababyeyi babe bitegura nabo babe bitegura ko guhinga ubu tugeze mu gihe cy'ihinga abo babasha guhinga n'umusaza wanjye bagahita babona harimo n'ibindi byo kurya byongera badadire rwose mama Jarike niba atanahari waba ari hafi ya Samuel mama Jarike yandereye urusanweri rwose kinguruke umucuruzi w'amafoto ubona uburyo yafotora neza kandi natwe turabyifuza rero mpamvu twamutumiye urabona ko yamutoje umuco mwiza ahageze mu kirenge cyiwe mari mwiza muhaye imbuto yo guhinga muhaye n'isafuriya bazajya babitekamo kandi uyu ni umwuzukuru wawe wakaba ari nyirakuru urakoze cyane umpaye aka mikorofone mucamake parejya mbere nanjye uyu ni data bukwe akaba n'umwana wanjye ubwo ni umuryango twese twabaye umwe ikirenze kuri icyo ndanamukunda cyane nejejwe cyane n'intambwe yateye kuko benshi babonaga ko bitashoboka ariko hamwe n'Imana byose birashoboka rero nabonye bamuhaye amasafuriya ndetse nabonye bamujyanye no mu gikoni ariko ndagira ngo ntazongere guhura n'ibintu by'imyotsi kugira ngo ajye akozaho ibintu bihita bigenda neza kuko abazungu barabitunganyije niyo mpamvu nanjye nifuje kumuhereza iyi mpano rwose ngo izamufashe mu rugo rwe Petiya mwihangane hano nagize birantega wasigaye n'umubyeyi witwa Ambasaderi nawe n'impano nawe Ambasaderi nawe ngo nagarutse bamuha impano iyo foto nta cyabaye ndi niyo fotografe kandi mu mwenyure nzayibonera akamwenyure nzayibonera umuraka ababyeyi rero ku ruhande rwa Petiya ntibakurikireho wowe ntacyo umuhaye gutyo ntacyo umuhaye ariko urakoze cyane ikikira mu rugo umujyana n'abahungu n'abakobwa mu gihugu rusange ababyeyi umwanya n'uruhande mwiriwe uyu munsi dufite ibyishimo kubera yuko Imana ibashije gusohoza uko yari yarabigambiriye tunejejwe n'Imana kubera yuko Petiya abashije gutera iyi ntambwe kandi ndagira ngo nshimire Samuel kubera yuko yaje mu muryango wacu mbere yuko mushimira cyangwa se yuko tubashimira
Samuel ntabwo ariwe waje bwa mbere, dufite undi mukwe wamutanze mu muryango, turi kugira ngo nawe yegere imbere, tubanze nawe tumushimire kuko Samuel amenye n'undi nawe yaje akurikira aza gushaka umugeni mu muryango, kugira ngo yegere hino. Muha ishimwe cyangwa se impano kugira ngo nawe abashe kumva ko twishimiye ko yaje mu muryango wacu. Murakoze. Noneho dukwiye nk'ibigeze hamwe n'abasore. tugeze harakomeye shyiramo urutoki burundu shutsa burundu byose. Yego, ndagira ngo nshimire Keti yako atadukojeje isoni, akaba agejeje kuri uyu munsi abashije guhesha ababyeyi icyubahiro, kubera yuko nubwo umusaza yagiye hakiri kare ariko ntabwo twasigaye tudafite umuco. Turashima Imana yuko imushoboje kandi umusaza ikivi aturushije tukaba tuzacyusa. Turagira ngo rero banze n'ubundi shimire Samuel ko yaje mu muryango wacu kugira ngo tubashyigikire mu rugo kandi Imana ikomeze kubashyigikira. Reka hano harimo ubutumwa kugira ngo muze kuza kubusoma kandi turakwishimiye kandi Imana iguhumurije we n'umuryango. Yego, kamukecuru yegera hino nabwo dutange n'iyi mpano, ariko ndagira ngo kugira ngo ntaza gutwara umwanya munini, hano hari igikoresho kugira ngo tuze kubisoreza rimwe, turaza gutwara umwanya munini cyane. Iki gikoresho kizabafasha. Uwabanjije yavuze icyo gishobora gukoreshwa, ntabwo mbisubiramo, kandi hamwe n'Imana izabashyigikira. ayo mashyi mutanze ni ukuri ntiyahoreza umwana uri kurira. Abangaba turaje tubatwikire. Uwa Paul Kagame yaravuze ngo genda izana n'umubyeyi w'umumama, nawe twumve musabye gusoma umutima mucamake. Nifuriza imigisha yose itangwa n'Imana kubateye iyi ntambwe, akaba anakomeje umuryango isoni ndetse n'ababyeyi. Murakoze cyane. Fotogarafi iyo foto ahasigaye ni muri aha ngaha, mugere hariya musaba tuhuje mubaha izo mpano. Nishyikaho nshiramo muze kwihangana ko hari ikintu nzabagiye gukurikizaho. Baracyaba mubare mu bahari. Hano ndi kumwe na madamu wanjye, kugira ngo yaramfashije kugira ngo dutegure iki gikorwa, nawe yavuze ati ntabwo nazira mwaha ntagize icyo mvuga, reka nawe agenda abwira Keti. Yego naje pe. uyu munsi rero muramukazi wanjye mwiza cyane yubatse urugo. Ni byinshi ntabwo mvugaho, izina rye yitwa Mfura Nziza. Iyi ni imfura pe, ni imfura nziza.
ndaguhaye impano kugira ngo nugerageze kuyifungura neza imwe n'iyanjye indi n'iya Joana nugerageze neza. Murakoze cyane iyo foto. Murakoze. Aho bigereye rero munyemerere impapuro mwe ntabwo marengeje ngo ahubwo ni ugukoresha igihe neza. Eti yarambwiye ati ahangaha ntumvishe ijwi ryiwe ariko mushaka kwinawe impano ko bagiye gushaka hirya ntabwo ari n'abari kandi dukunda cyane ndetse ntareka kuri muno kandi binezeza. murakoze cyane, murakoze cyane. Mikorofone tubaye tuyibitse bakaba ari mu mamoto ya hoteli ya Ntitwari Kumurenzi ngo abandi bo basigaye nyabune fotogarafu fotora DJ oyi tukabona fotogarafu gusuhuzanya twabikuyeho kugira ngo dukoreshe igihe neza nyabune muhindukira muhindukira. hari abo rero ababyeyi wacu Ntabara yateguye gushimira, aho umubyeyi wacu yateguye gushimira mu kanya ndacira mwaha ngaha muze kwiyambara ndabona mugifite intege. ntabwo narigize ntamuhuriye mpamvu yawe nyamuneka gusuhuzanya twabikuyeho ntabwo ari umuco cy'iyico ahubwo ni ugukoresha igihe neza dore amasaha agana kuba y'abagabo kandi hari abari kumbwira ko bajya mu Bushinwa. sawa okay ngaho abandi basigaye we mwihangane mwe mutegura mwihangane mugera hariya muhindukira muhereza ahubwo dupanga amagara bamwe barabitegura umubyeyi Ntabara yateguye gushimira nonese ko nayarebye nabone ndakora iki narayasibye ariko ndaza gushaka ku mashini ni gushaka bamwe nafotoye babatizwa ndebe ko rekeraho none ikibazo amafaranga se ko twashatse twarayabonye zizabakira ndareba ko nzibona neza narebye kuri fone nsanga ntazi ubwo birasaba ngo ndebe byiza nari nabitse y'imibatizo ndebe ko nzibona bahageze. Okay, aba rero umva nawe ngo munyihanganire umubyeyi Ntabara n'abantu bashaka gushimira ntibanje umuntu wo munsi mwihangane gatoya protokole igira hino bifashemo mwihanganire umwana umwe mugishyize hirya umubyeyi Ntabara hari abantu batugejeho mesaje ko bashaka kujya gutega indege ibajyana mu bihugu bitandukanye tumwumvire ariko uyu mubyeyi nabahereze mbona ufite intege zigenda mbe yitegura ntacyo bitwaye muhindukira muri fotogarafe twihuta hasigaye rero umubyeyi Ntabara niyegereye hino abo banyeshuri biganye n'umusore nabo bitegura asigaye mutugejeje kuri Ntabara sasa iyi timu iri aha nyabune dukurikireho twabaye tubihagaritse ati reka da wa muco wacu ntabwo aba ari ugucika twazajya dukoresha igihe neza twihuta ntacyo bitwaye murebe fotogarafe niba fotogarafe amafotora bashyiremo rwose nta foto nta cyabaye ahasigaye rero twagiye tuti umubyeyi Ntabara arifuza kugira bashimira Tofile Mubaji Nzabakira na Firemo nanyarutse Neymar nanyarutse na Eric nanyarutse kuko bavuze ntibanyarutse ariko nanone fotogarafe bafotora kuko nta foto nta cyabaye wimutse nyine zaraheri afunze inzira mwana
ntabwo rero umwana yabaye mu rugo yitwa n'inzara maze nari bamuza asura cyangwa se akinyota yifuje ko kuba ikaze kandi nagaruka ijambo ni rimwe kuvuga ngo ikaze ka ariko kanira frere harimo abakwe banjye bo mu ndandara harimo n'abura abana b'ibyo ubwo iyo mpano bageze mu mwana arakoze cyane umubyeyi n'abantu abana bose bafata kimwe tubahaye impano mu bumwe mukomereza aho ngaho mwumvira ababyeyi murakoze cyane natwe nk'ababyeyi tuzabafasha kubakunda kandi utagenzaga neza ntiyahindure rero utagenzaga neza rwose ahindure tubereye aka kanya ka umwuka wera mumanukiremo ageze neza nawe bazamushimira ubundi siko bimeze natanashimirwa imana izamuha ibirenze ariko ntagenze neza burya icya mbere ni agaciro abaye agaciro bo bakwiye murakoze cyane umubyeyi iyo foto fotogarafi iyo foto tayari foto murakoze cyane ahasigaye rero dukurikize wowe abandi bandi mikorofone ariko reka tube tuyica baracya ok bahe rwose bahe mubyeyi mana yabyemeye bahe babuba hasi fotogarafi nabo fotora bande yateguwe iza kuririmbira kete na Samuel namwe mwe mwitegura ariko ngo ni mu nyuma ndaza kubaha umwanya igihe cyacu gito turagikoresha neza kandi vuba mugire ngo nabibagiwe murakoze cyane fotogarafi yo foto sinkayibura ariko izi ni muri kuzifoto ningiri yo muri cyo mwacu niyo mubyeyi nasigaye ugera hariya ntagusuhuzanye ujyamo hagati utangira guha abapadiri kado samu musaza wanjye na ketiya turamwakira umuryango wacu ikariro kandi arakoze cyane mushiki wa Samuel yabikoze gitore arakoze cyane abandi bo muhire sibyo ntabwo tubarengeje ubwo ahubwo n'igihe muratuma itegeko inyuma magana tumanitse impano mubaye gutyo rwose ndabibavugira kandi ndi kubibona mwuka wera ampaye ubushobozi imitima yanyu harimo Samuel na Ketiya turabifuriza kugira ngo rushya ruhire ubyara abahungu n'abakobwa ntimudukorere isoni nk'umuryango ndetse n'inshuti tubaye agaciro mukwiye abiganye na Samuel nabo bitegure nakora nitegure tunyarutsa muri byo muri fotogarafi kuko yabaye utyo rwose utyo kubahereza muhimikira muri fotogarafi reba fotogarafi nawe reba fotogarafi natwe uyu mugeni ko twaririmbanye muri korali tumara igihe adufata umurimo uyu munsi nawe twifuje kumwakado kugira ngo azajye yibuka ko twabaye muri uyu murimo wo kuririmba kandi n'ubundi tumusaba kugira ngo akomeze ndetse n'umutware we baze tubakire muri korali bakire iyi kado korali yamugize abagenzi foto urwego rw'ururindo batuzaniye imodoka reka tuyakire
urakoze inshamake yewe uretse n'imvuga nta kintu nabona naho petero abamagaze hano mu izina ry'abana banjye Seyini na Beni inshuti za Ketiya cyane ni abana bamukunze barantumye kuva mu karere ka Rulindo ni kure cyane murabyumva urugendo nakoze abana banjye barantumye Petero baramukunda cyane uzagira urugo rwiza uzabyare nka Beni na Seyini uzabe umubyeyi nk'uko nanjye ndi umubyeyi wababyaye n'abaturanyi barambwiye ngo baragukunda bakuragisha Imana bakwifurije kubyara umukobwa umugabo wanjye nawe nuko yantumye bakubwira uzagira urugo rwiza ikindi cyanshimishije cyane abantu be uyu mugabo nasanze yitiranwa na data umbyara ako nta kandi ntahamye bizatuma urugo nzakora ayo mashyi Ketiya iyo foto zimanitse muri fotogarafe protokolo mfashe kariya kamikoro kasize yite nawe abasigaye mubahereze mushyigikire urwo rugo nibasabiye ugasaba ku mutima ntabi urugo rushya ruhire kubyara abahungu n'abakobwa imigisha y'itangwa n'Imana mukaba muyibifurije mugahundagazeho korali ibari wa mupapa wayisohokeye urwo rugo noneho hagezeho abiganye na Samuel n'ibihute akaririmbo ntacyo reka maririmbo uyu munsi dufite umugisha kamuhawe rima aho bagiye kwagira akaririmbo ka Samuel utyo ni itsinda ry'abiganye na Samuel sibyo biganye na Samuel ibyo mwavugaga muramwifuza kugira urugo rushya ruhire by'abahungu n'abakobwa muyishyikire hariya bafotore umuriro Mana imigisha y'itangwa n'Imana tuyifurije Samuel uri korege n'izigota amatsinda n'ibikomagu uri korege bariganye akaba ari inshuti z'amadasohoka turakwifuriza amahirwe masa mwiza inshingano mwinjiye muri Samuel na Ketiya y'iki rugo rwanyu mubyara abahungu n'abakobwa murakoze cyane hano hari akaba ari umuvandimwe wa Ketiya yakomeje kunyiginga yo nabituka kuko haba yayimpaye ariko sijya gifata ariko reka njye mu muryango bivuze kurushinga tubasabira umugisha data mwiza wo mw'ijuru kuva kera washingiye Adamu na Eva biduyobora ukwezi umugisha abahobi n'amahoro agashira bazatare bazaheke bayobowe n'umwuka we. Amen. Murakoze cyane ayo mashyi izo mpano abandi n'umuzani izo mpano tunyarutse fotogarafi y'umukuru wanjye n'intambwe bateye zaho ikindi kandi bamara kumenyera umusozi wa Ruhinga yamugeneye n'itungo rigufi ihene zaza kwifuza arakoze cyane ntamenya buhoro ayimushyikiriza urakoze cyane ugusenga okay urakoze cyane muvyeyi ndabikanyisha manishe ayo mashyi Imana ngumye guhimura iyo foto abandi muri urakoze cyane rero ahasigaye rero bande yateguwe
kwerekeza hariya serivisi na protokole nabo bambaye bamuji bakwe muva muri pozisiyo arageze rwose turamaze ntabwo kandi amazi yaridatemba ageze kure sabwira nifuriza kuzimanira umukunzi we kuri gomero yateguye twaje protokole kandi hafi tuyobora mutabije makuru hari na mari n'iri musigaranye tugere bisubiremo nta mutware witwaza na mwamikazi witwaza abatwaza muwe hafi kandi namwe tubaye agaciro mukwiye ariko ni byiza abamotari baje protokole gutegura nawe abamotari n'abahamagaye n'abakura bari bajyanye mu ngeri zikora n'ibindi aba ni abamotari bakora na samweli turi abamotari twifuje kugenda tumuhawe urwibutso harimo abashaje nibo batazaba bakiri kumotara harimo n'abana batoya bazawukomeza umwuga cyuma we ubwo ruhiye kugerezaho abantu inyuma barebereho turi imbere tuzaguha inama urakoze arakoze cyane mani bafotografa wayifotoye bityo bahundagaze buzima fotogarafe rwose ni umuhanga aramenya uburyo abigenza arakoze cyane gushyigikira urugo rwa Samuel na Petero bityo kabisa murakoze bityo gushyigikirana ndi nta mugabo winjira umugabo agirwa n'undi Imana ibahe umugisha aho mwakumwongereye n'ejo bundi murakoze cyane bityo umva samwe ni ukuri murakoze cyane protokole tuyobore I will never lose your sight. When you're walking on the edge of my darling, umutima kure niyo wibera, deep down the more, isine kukurusha ubusa. Come sikitika kama ukumi, tell me just you love me, baby. Nakuteye nakusabira mbaraga, just nuko rwose mwitorero leta yarabishoboye ni inyama kurusha ibindi byose nabyo bituma abagabo dukomera cyane nasore nawe yabishoboye rwose Samuel yabishoboye nawe ni igitoki burya ab'iburyo b'imoso twagiye ab'iburyo tubaye mukoma amashyi mushime ko bari kubagira n'abandi mukoma amashyi mushime ko turi kumwe ati rero umuhango turawufunguye wo kurya muryoherwe namwe muryoherwe ku buzima bwanyu ndetse ntuzigere nk'umugabo rimwe bayahashye rimwe bagira umuhe kabiri ongera umuhe gatatu gafite igisobanuro
twagiye n'ubundi rero twagiye n'ubundi twugiye rwose amasimbi abaje muri iki gitaramo batari kumva ururimi ntabwo mvuga rumwe nka rusake twagiye bene wino umuriro goshe magire winja kuisha mu yabo mwana wiru Samuel na Ketia bilibija bwene ne mweshi na muzinda mugishe Asante sana ndugu na marafiki kwa kukuja kushirikiana nasi mwa kitendo ya ndoa. Ni kitendo kizuri sana. Sasa nyinyi wote Mwenyezi Mungu awabariki. Bangara mtaawa bino nyoso ngoma na ina fete ya Samuel na Ketia eza kisaba ya kitoko. Kwa sababu penza za baya solo. Apate na bino Je vais Paris. Madame et messieurs. Dear students, I'm going to say, our friends, our families, thank you coming here, waiting from Samuel and Ketia. Really, it's a perfect session. All of you, God bless you. Jana kutampo na kampera, sasa wana wanyewe wa masile mpya. Inurudi kutambra mlokowa saya Samuel na Ketia Katondra awakume Abayo wa ruti Mena mafangizani
Nagushizemo pasi. Nagushizemo n'impamvu yawe. Washizemo karindari. Utagiye kugeza imana. Banza guca amafaranga. Ay nanone. Ese kuri gukorera abandi. Uzakorerwa n'uvuye n'akadoroni. Tugakegeza. Dabizi. natwe uburyo bwiza bwo kurera abakobwa hari uwo mwise Marene nakomeje byumva amatwi yanjye kandi yakoze umurimo ukomeye bigaragara ko Keti yakoze gusenga akoze n'umuco wose ubera umukobwa w'u Rwanda umubwire Marene muti umuryango wa Demusiyani turagushimiye cyane rwose ahuzaba abakobwa ukomeza kwitaho mu miryango yacu kandi uzahushingira Imana izakomeza kugushikira kuzemera nasoni rero aho umwana wawe kandi umwana wacu uzajya umusanga mushaka kumusura tuhagere uko twikure ku mugaragaro amasuhuzo n'ibindi ahubwo tuhagira dushima Imana twongere gusenga kandi biraza kubera byiza muri iki gitaramo uba umuhesha w'umugisha n'uburyo wacyo mu gusezera kwawe n'ikiganza tugihuze hamwe duhereza Imana icyubahiro mu isengero ariko kandi uze kwibuka nawe kandi turavuga Imana ikomeze kubana namwe urabere ihire mu rugendo mugari wazamwita Yohani tumushimire ibyiza byinshi wateguye kuri uyu munsi wabonye ko twanezerewe twishimiye umuteguro mwiza twamusanganye hari uburyo kwakira abashyitsi uburyo twakiriye ndetse n'uburyo wakiriye neza ubutumwa twaba dufite bw'umuryango by'umwihariko umugeni yaje muzaniye ukaba wamwakiriye mu muryango kandi ukaba wambaye neza ko ugiye kumufata neza ku buryo uko twamukuzaniye atari ko mu myaka iri imbere azaba ameze yadukoze ahantu byadushimishije ndagira ngo rero by'ukuri nk'uko bivuze kugenda kwira kandi nanjye umuhaye ndetse n'impamba umpaye y'urugendo ndayigushimiye ndagira ngo rero mu by'ukuri hamwe n'umuryango wanjye wumva ko twagushimiye tugiye ku mutima kandi nk'uko bivuze tuzakomeza kubana neza ubucuti buzakomeza bugwire dukomeze gufatanya muri byose kandi turahari ku bwawe nawe urahari ku bwacu tuzakomeza gufatanya kandi nziza ko Imana izadushyigikira ndagira ngo rero nk'uko wari ubivuze ducuti igitaramo dusenga Imana nk'uko wari ubivuze birumvikana ko y'abantu bari mu mwanya nk'uyu nguyu ntabwo biba byoroshye kugira ngo bahuze amagambo harimo amajwi matoya biragoye ariko byose turabimenyera kugira ngo rero mwihangane abarangije batari gufungura n'ubundi duce imbere y'Imana tuyisenge tuyishimire ibyatambutse ariko kandi turabigize n'ibiri imbere ubu rero aho bitabangamiye
barahaguruka kugira ngo ujye gutumira Imana hanyuma dushimire. Turagushimira Imana yacu, Imana nziza kandi umubyeyi wacu. Tugushimiye uburyo wabanye natwe mu gitondo cy'umunsi, tugushimiye byose wadukoreye muri iki kirori, ukaba wadufashe kandi bikaba byagenze neza. Turimo tujya mu musozo rero, ndagusabye kugira ngo n'ubundi ukomeze kubana natwe. Umugisha uyu muryango wa Donatien ndetse umugisha uyu muryango wa John, mu izina rya Yesu Kristo, uyu mukore w'umugeni nabo turabasengera uwo mugisha wawe, kandi inshuti n'abavandimwe, imiryango yose yatashye ubukwe nayo turayisengera kugira ngo ubwo tugiye gutandukana buri wese atura mu muryango wakomotsemo ugendane nawe. Amakuru meza tugereho ko buri wese yatashye amahoro kandi ko yashyitse amahoro, kugeza igihe tuza kuba twese dushima izina ryawe kandi ukomeje kutugira neza. Urakoze Mana ko twitayeho kandi kudufasha, bisabye niringiye kubidukorera mu izina ryiza rya Yesu Kristo umucunguzi wacu, amen. Umusore rero aranyemereye igihe ntabwo ari impamba, ahubwo ni intashyo ucuruze inkuru Imana iruti kwa Donatien bakwiye kwishimira kandi bakwiye kubatera umugongo kugira ngo rugo uyu mutashyo bose urakoze cyane, ndagushimiye nawe kandi Samuel Bakira ereza pastor ubukwe Hetya nawe ereza pastor fotogarafe nawe nakubona igiye foto n'ikabure wahindukiye muri fotogarafi n'abandi bahindukira gutyo fotogarafi yo foto ya hano n'indi hariya urukundo rw'indwara kandi utamuwe yakicani zose bravo, tugenda tumuceka rero DJ hari ikindi hasigaye rero Samuel na Hetya ntabwo tubasiga mu gitaramo.